ntabwo tubizi mwese mu muri gabasinzire gatoya twese dumize twese cyarimo aya ntabwo wamwambika impeta utaranyishyura amafaranga yanjye nanyishyura amafaranga yanjye amafaranga yanjye nawe usangeye yarakwishyura Nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV wakoze cyane kudukurikirana no kuba natwe muri stories zitandukanye ni kakazi kenshi kandi kaba gakomeye tuba turimo uyu munsi story yacu imeze gute wa musore cyangwa se wa musaza wavuze ko ari umusore muri Kristo Yesu ni sheri Herniette yahoze ari umutinganyi musandabuye ambwira ati yagikorwa nshaka kuza gukora ndagusaba uze kuhambera nawe kugira ngo abakunzi ba Yawe TV bashe gusobanukirwa n'ibibuze kuhabera niko kuvuga rero nanjye rekana bare nihuse cyane tuze kuba tuhagera na cameraman wanjye tuyisenge watuyi wageze ari ishusho ryiza cyane rya HD mubona umusaza yaje kuba ambwira ati yari igikorwa nshaka kuza gukora ntago nzi ngo ni igikorwa kimeze gute ariko ubwo turibuze kuba tuhagera turaza kuba tugenda dusobanukirwa byose uko bimeze ariko yambwiye ko ari surprise agomba gukorera Herniette bivuze ko Herniette nawe ntago azi ibiri buze kuba bihabera no gukurikirana mukabana natwe 5 kugira ngo mashe gukurikirana musobanukirwe byose ko biri buze kuba bigenda komeza kubana natwe hanyuma umenye ko story yose imeze cyo musabwa no kudukurikirana kugira ngo mubashe gusobanukirwa uko inkuru yose ibuze kuba igenda igikorwa kigomba kuza kuba kibera Herniette bamwambika impeta niyo tujye kuba twerekeza kugira ngo tubakurikirane 5 kuri Yawe babera hefariya ndimo ndabona bibereye muri zitandukanye bazi ngo ni ibiki urumva icyo musaba no kubwira kamerani yakankurikira kugira ngo tubashe kugerayo icyo gikorwa cyose 5 kuri 5 nambika impeta jo ubutaha muzi urumva invitation nazo cyane urumva cyane mu mugomba gukurikirana kuri Yawe TV 5 kuri 5 kugira ngo tukomeze kushaka icyo nkomeza kugenda mbabwira kandi babibasa ko amuteye Yawe TV dotcom kugira ngo mashe ahisi ibaye menya amakuru abagenda bahirya no hino kurandi hariya meze nk'agatsinda ntabwo bazi ngo ni ibiki hanyuma tane nyine muri yose umusare turahari turabona sana barimo bite bazi rero icyo musabwa no ko gatano nana kimwe namba kata normal yo mesete what's up nani allo what's up ni fresh cyane Herniette tugomba guhita tuhagera kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane biracamo sumze ni sawa man sister meze neza nawe nari witwa ngo icyo we Fiona K OG Vibes Stagger ngo ni Fiona K OG Vibes Stagger Nzira ku mutima apana dread ku mutwe bro amazina yawe turi kumwe n'aba DJ bashona byanga ko nago kuza gushya umusaza wowe je nitwa Kevin man kare basa ni Kevin azamubaye bitararyo banga boy tozo okay biracamo neza twishimiye kongera kwakira kuri Yawe TV okay nanjye mwari mwiganira se mwatiragize store ubundi aba n'abaturanyi turabaturanyi abatipe bashaka kubona icyo cyana mwana reka genda ntabwo biri bushoboka ntabwo byavamo ratanu nanga gasanzwe turimo twiganira biraho ndagira ngo nonde cyari cyafashwe oya njye muri vibe zanjye uzisanga ndazisanga okay Herniette umeze neza ko mbona utari muri mood fresh ndi muri mood mbese narabonye umukunzi wanjye sinjye muri mood Barasumana mutegereza umukunzi
maniteguye buri gihe ndagifite nanjye kirenze yawe TV anytime geza nanjye Ni imbere cyane kabisa. Ubwana DJ. Muziki mwinshi ariko mwinshi cyane uraje urumva mu kanya batabanze hashye gato kabisa. Ariko rero ntabwo ngiye nasobanukirwa. ikintu kikuzajya hano mu rugo ndikwigarana n'abandi mu masuku ndi kugana n'abashuti banjye Sumana. nasherebwa hageze nabi Umwana wanjye ariko urimo tujisha bimeze bite? ndabifite umunezero cyane Yego rata papa mkuru. ndabifite umunezero cyane Ufite umunezero? Mfite umunezero. Urawukomora kuki? sinzi hari ibinezero maze iminsi ndi gusenga yego imana inyereka Akagofero wari. nabonye papa mkuru imana inyereka ibintu mumbagaza ahantu mu busitani ngubu ariko ngo mbona umuyaga uhuha uri guhuha uri guhuha Ibi bintu rero warabyeretse. narabyeretswe urabyeretswe ngo nabonye umuyaga ariko magasingo sinamenya aho uturutse harusharo DJ okay vibe uzifata. vibes zarenze Musaza ino jayidori warayeretse. narayibonye ariko nyuma ngo hariho ariko mbona harimo umuyaga uri guhuha ibiti byose Ariko ko n'uburimo. nubundi imana bawiranye ndamubona ariko njye nteretswe umuyaga ukomeye urimo ibintu bidasanzwe ariko ngo byantera ubwoba Bimeze bite se musaza ukunda niyo ndimo. andi ni fresh ni boko Murimo muciringa biraho. dore umusaza nawe none cyana cye turabaturanye b'umukobwa Igihe kinga. Nyakine. Manyakine mukundana. Turi stable. Mufite n'umupeti. Cyane. Nakoze umuntu. bejuru karvumu barakaronshinze ariko na via nawe ni iminsi mike Cyane rero ni imbere. Irangofero ikwiye kuba. Mbese murabana? twe turabana hejuru cyane nanjye nzagutumira Cyokora ni bizima. ngo ni nabize ubaho nta musore ubaho muri Yesu icyo twasenye nta bushobozi gusubira rero ni mukanya gusenga bujya gusenga ni byiza mwabana muje musenga Gusenga bituma imyaka uyihirika. nta nuzaciyeho hari abaterura niya vie baran ni umusore ahubwo si biraterura wabipeza reka ntabwo wabipeza Kwihinira cyane atari ibintu byoroshye. umva keniyuganira Ugora ukubiye kenshi cyane Noneho izi karitsiye muzima z'igihe kingana iki? karitsiye sana tumaze imyaka bro turaba neighbor be rero umu girlfriend wacu ari nashaka kutugeza nyine Ko murabizi mwana ibi. radio tuzi natwe twari twicaye ahantu iyo umuturanyi aguhamagaye yakwitabaje uritaba natwe tugiye kure Ugomba uritaba turo tuje gutabara Nanjye mugomba guhita amataka. ariko nawe uri imbere bya atari kabisa Ari nabo ntabwo urashobora. kungurisha nibirangiye tujya gusenga Sheri wawe niwe uzi ikintu agiye kudukora twe. Ntukizi. Nimba ari ugusenga Niba ari turajyayo. ugusenga tugiye Nimba ari ukugira ute gusenga. turabikora. Ntabwo tubizi. mwese mu muri bw'abasinzire gatoya Twese dumize. twese icyarimwe Twese dusinzire man. habanze Bavuze ngo abanze umusheri wawe Twese dusinze. mwese muraza kureba ikigiye kuba ni igikino waje mwese kukoresha ariko mufite amatsiko turafite. mwese nanjye oya ahubwo wowe ngiye wowe huma gatoya gutya gatoya mwese musinzire Yesu gatoya ni ibiki ubundi oya rwose wowe sinzi muri ibiki Aya. ntabwo wamwambika impeta utaranyishyura amafaranga yanjye naragusengeye unekaho imitwe gusa ngo urumva namusengeye kanyarira ambwira ngo nze mubwire ngo aza ngo imana ko yamubwiye ngo ashaka mwese Niko byagenze. niko uri Yesu si naragusengeye niko byagenze nanyishyure nyishyura amafaranga Basetse umutwe. nanyishyure Ibya kiganiro baye namba. Mukuru kamera. nanyishyura amafaranga yanjye umusaza nanyishyure nanyishyura amafaranga yanjye murotesha ibintu nyishyura amafaranga yanjye naragusengeye
nyishyura amafaranga yanjye naragusengeye uri satani cyangwa uri Yesu warambwiye ngo ngusengere ngo mbwire ko Imana ukuyeho kamera uyicira umuntu gutya uyicira umuntu gutya wowe warambwiye ngo uranyishyura n'iwanjye ahubwo naburangira ahubwo ntabwo unyishyura Mana ukura dusoza ikiganiro tuba tujyana n'umuntu kwa muganga no sibyo amafaranga muri tujyana n'umuntu kwa muganga mana kuro kati bro kuri mubona ikiganiro cyacu rwose ntago kigenze neza umusaza ngo birangira atuburiye umuntu bidusabye ko ari tugomba kumwerekeza kwa muganga nkuko aba bajene twitabiriye kirori birangiye bitagenze neza bitewe nuko umusaza ngo yari yatanze yaratetse imitwe nakondi no kumujyana kwa muganga leta agiye kwa muganga cyane nkuko twabiteguye ariko nakondi nkuko mubibona nyuma yuko Ariruka bamutwaye kwa muganga turi kumwe n'umumama wavugaga ko umusaza ngo yari yaramugiyemo amafaranga agiye kutubwira iyo story yose ukuntu yagenze kugira ngo abantu bakurikiranye yawe TV babashe kugenda basobanukirwa inkuru yose uko imeze uraho neza ubundi onye uza winjira mu kirori twari turimo Ariruka arimo mwambika impeta birangira ujugwamo uvuga uti Ariruka uyu mugabo wawe yaranyambuye bimeze bitundi byatangiye gute witwa ngo kimbere nambe ngiye twahurira ahantu bita ikanyarira n'uriya mugabo ndamuzi neza afite n'urugo afite n'abana arangira ambwira ngo nimusengere nyine ngo mubwire ngo Imana ngo iravuze ngo agomba gushaka Ariruka ngo nyine ndamuhanurira nyine bya nyabyo numva ko arambwira ngo nimusengere nyine ngo azanyishyura turasenga ariko akajya ambwira ngo njye mubwira nyine ngo mbwira musengera nyine ibintu ngo abone uko ahura na Ariruka numva nyine maze zambwira ngo agiye gushaka Ariruka ariko akambwira ngo azamu amafaranga mbere yo kugira ngo ashake Ariruka azabanza nyishyure none nagiye kumva numva ntago ngiye kumvugisha muzehe ubundi ni nk'ari muzehe ariko nyewe ndumva nzasenga ndebe ko yibuka yuko namusengeye ngo Imana ngo imuhe Ariruka ariko nyine none yaranyambiye ngiye kubona mbona ari kwambika Ariruka impeta ataranyishyura wabibwiwe n'iki ko yaraje gutera ibirere ngewe maze iminsi nyine byumva ariko ntabwo ngiye nari twaje gutera ivi kuko nari twa bahuye nyine yari yarambwiye ngo bagiye gukundana nawe nzamusengere ngo azavuga yuko nyine bazavuga ko ari Imana yamubwiye ko Ariruka agomba kumukunda muri sura musaza ubundi ntago ari umunyamasengesho nk'uko yabijyaga bitubwira no munyamitwe abagira ngo yagira ngo yibonera Ariruka buriya afite n'abana atuye ku Gisozi afite abana benshi cyane kugira ngo yibonere akana gato rero nzi ko tubwiye kuri umunyamasengesho wowe mwahuriye he kandi wumva atajya asenga nyine we twahuriye ikanyarira ariko mu kujya ikanyarira yagiye kugira ngo yari yarabonye Ariruka ajya gusenga kuko n'iwabo barasenga abati tuzahurira ikanyarira nanjye nasanze ari ariko ahita ambwira ati uzansengere namanurire arabimbwiraga rimwe na rimwe akanga gufata fone undi akayifata akambwira ukuntu Imana iri kubigenza neza naye nkakobwa nkamubwira ati ndacyari ku mavi ubwo rero yanga kukwishyura cyangwa yakomeza akagutegera akubwira nzakwishyura nzakwishyura ubona urimo urahomba rero mbona ndi guhomba ahubwo uno munsi Imana ngiriye neza ngiye no gusenga n'ubundi ni nk'Imana ingiriye yego nubwo tuvuga ngo ntabwo Imana ivuga ariko hari igihe tuvugiramo ngiye no kugikanyarira nanjye nibo sinzi ikintu cyanyirije mu rugo ngiye kumva numva ko Ariruka yaje ikiro yaba abizi ko tutaziranye aba yahagaze hano paka akabihakana ariko arabizi ni ukuvuga ngo kuba yirutse ni icyemeza ko cyaki buriya mukurikiranye neza mukamuganiriza yabibemerera no kuba yirutse ni icyemeza ko icyaha kimuhama kuko yambonye nawe babona ko nzi nta nubwo yari ko ndi bubimenye ariko we yambonye biramutungura Ariruka mwamusanzwe rero muziranye ubusanzwe naramubona agakunda guseka ko nanjye ndabikunda ariko nyine iyo hajemo kugururagurisha ifaranga ni ifaranga ese ubwo Ariruka ni umuhemukiye kubera ifaranga
Cyangwa n'umwana w'Imana n'umwana w'Imana yaragurishijwe ariko nyine kuko iyo azura umusaza kunkorera ibyo namusabye kandi ari nawe abinyemereye ntari kubareka nyine Herniette akazirwariza nyuma akazibyimenyera nyuma. Ibintu byavanse n'iki? Oya yarambwira ati nibicamo neza wowe wabyumvishije nzagukorera ibyo ngibyo. Nuko ngo izi business hari n'abandi bantu basanzwe bazikora rero. Simbizi bashaka kuba bazikora ariko njyewe nibwo bwa mbere. Nese ibintu nk'ibi ngibi ko biba bibayeho gira hino urebe no muri kamera kugira ngo nyine abantu bakurikiranye yawe TV babashe gusobanukirwa neza ukuntu inkuru imeze. Iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye umukozi w'Imana wasingiraga muzakanyarira cyangwa se n'umuntu twakoranye ibiganiro kuri yajya kuri screen avuga ati ngende umukozi w'Imana n'Imana yonyese n'iki bikarangira bigenze gutya. Nubuye butumwa bibahaye abantu. Ariko nyine ntabwo ari byiza. Njyewe ko Imana nyine ntabwo ikunda gukora n'ibyo bajya bavuga ngo Imana ifasha uwifashije iyo bijemo nyine nk'ubuguzi ariko urabikora byaba ari ugusenga ukabisengera ariko nyine iyo haje kugura biba ari ukugura. Ubwo barimo n'abandi babikora ariko nyine nabwo bwa mbere. Ubutumwa se wabagenera n'ubuhe abantu bakora nk'ibi si uguhemuka? Urebye ni nko guhemuka ariko urebye nanone uwabigusabye nawe aba akugerageje. Ni ukuvuga ngo uwusenye urw'umutiza umuhoro. Urabizi mwese mwagiye gushaka Imana waje akubwira ngo nkorera iki n'iki nzagukorera iki numva baba bafite inyungu ze ashaka nawe ukaba ufite izindi ushaka. Mbese ushize mu nyurabwenge yawe yari agamije iki ko yari afite n'umundi famiye Herniette yamushakaga iki? Yari yamukunze ukabona ko mu myaka afite n'iyo Herniette afite nta hantu bari guhurira babizana mu by'Imana. Rero umwana kuko akunda gusenga babihurira nyine we abishaka kumushukisha ku by'Imana yumve ko nawe asenga kuko uriya musaza nawe yari amaze gufatisha ukabona ko byaciyemo nawe asenga. Nunguru wowe uravuga uti ahubwo umusaza naramugaruye ku Mana. Ariko nyine we yari afite icyo ashaka kugeraho. Abandi bantu rero babibereye mu nsengero ariko badafite intego yo gusenga. Bibaho byo nanjye nihereho ubwo nanjye ubwo icyo cyaha cyaba kindi kuko nawe narabikoze ariko Imana imbabarire. Muri make usabye Imana imbabazi. Mbese ubwo abizera bo mwasenganaga bazareba yawe TV bakabona wakoze biriya bintu bakati bya bintu bya byarabaye akazi bo n'icyo bababwira? Mbabarire nyine ariko nibwo bwa mbere byari bimbayeho. Byari gushaka umuceri. Byari gushaka umuceri n'ibirayi by'abana. Ko birangiye nawe ubuze? Imana ifite indi nzira izacisha. Ese uriya musaza niba mwari muziranye uzakomeza kumwishyura kandi n'undi bidakunze uzakomeza kumwishyuza? Ubwo nyine sinzongera mbese namwishyuza gute ndebye n'uwo Herniette agiye Aguye hano dusize n'abavandimwe bamujyanye kwa muganga aramutse adakize cyangwa se akagira ikibazo ubwo yazakubabarira. n'Imana ibyumve nyine kuko naje nje nari business zanjye nakinnye ariko nayo ibyumve aho iri imusanga aho ari imworohereza akiri. Nose uriya musaza we n'ubuhe butumwa umuha? Musaza nta butumwa bwo kujya ajya gutereta neza kandi afite urugo n'abana aracyatereta iki? Urugo n'abana ntabwo bimunyuze nese kuki yagiye gutereta Herniette yitwaje Imana ntabwo byamunyuze nyine yongeye ubutumwa namuha yajya agenda avugisha ukuri agakoresha nimba Imana ye koko yumva ko Imana ayisenga akagenda imbere y'Imana akavuga ati Imana iki cyanga icyaho kimbabarire. Ese uriya musaza ariko rero uriya musaza ntabwo wamenya n'impamvu yirutse ashobora kuba yirutse kuko wenda umukunzi we yaraguye hasi ntituze guhita tumushyiraho icyaha umunsi twazamuganiriza tugasanga wamubeshyeraga wa mubyeyi we nta kibazo ubwo nanjye ntabwo twahita twemeza ngo umusaza yirutse kuko yarakurimo ideni nabyo ni ikibazo. nanjye nibyo navuze mwebwe mwakamukurikiranye mukamuganiriza mukamubaza n'iryo deni nawe impamvu narije kumwishyuza agiye gutera ivi ubwo ngubwo
yashobora kubasobanurira impamvu ariko nzi ko andi mideni yewe ku giti cyanjye ndabizi andi mideni naho ari uzamubwire ko andi mideni. urahamanye n'umutima wawe kuri wa musaza afite urugo n'abana atuye ku Gisozi? ndabizi. afite abana bangahe? 4. 4 n'umugore barabana? barabana. Baje batubwiye ko witwa muki? Nitwa Sekorodine. Sekorodine wakoze cyane kutuganiriza, buriya wenda tuzajya kumeza kugenda tumenya amakuru yandi tuzasobanukirwa niba watubwiraga ukuri. Murakoze kandi uzambwira. Wenda tugana ku musozo ijambo rindi wageza ku bantu bakoreye Imana basa n'abateka imitwe gira ubutumwa nabo baha. Nanjye nayereka nihereho Imana imbabarire kuko nimba ngiye gusenga kugira ngo sengere umuntu Imana iby'Imana imbwiye sinkasengere, iby'Imana itangiye kugira ngo ngire icyo ngeraho, mbese nse nkaho nishakira amaronko yanjye n'abandi nkabakora nk'ibi ngibi rero nabo Imana ibyumve nabo babyihane mbese. Mwakoze cyane kutuganira. Mwakoze cyane gukurikirana Yawe TV, mukomeze kunogerwa n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Ino nkuru nahanga tuyisoreje, tuzakomeza kugenda tubakurikiranira ku munsi uzagenda uza tumenya ngo Herniette yarakize se byagenze gute, tuzakurikirana tumenye wa musaza niba koko yarabeshyaga abantu cyangwa se uyu mama nawe watubeshyaga. Iyo nkuru zose muzikurikirana kuri Yawe TV. Mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Yitwa Rora yari kuri kamera niwo bagezaho iryo shusho ryiza cyane, turamushimiye. Reka dusubire mu gihe byacu bitaha. See you next.